uzengurutse Yeriko n'ibyo abantu bazi ko byaragiye Imana irabitangiza ibintu bidashoboka bihinduka ibishoboka kuko bakinanira umugambi w'Imana nakibasha kurogora ko ufite niyo ugiye kuzenguruka Yeriko ugendana nayo niyo ugiye kuzenguruka Yeriko umutavuga niyo ugiye kuzenguruka Yeriko yakwambuye ibyiringiro niyo ugiye kuzenguruka Yeriko yaguhinduye ikiragi niyo ugiye kuzenguruka ufite Yeriko yakubwiraga ko wakuroza yaguhamije ufite Yeriko yakubwiraga ko aho uvuka nta ntwari yahaboneka ariko ndashimira Imana idaterwa ubwoba naho umuntu avuka ngo mutazananirwa mukigenda muri make umwanya woge ntukawupfushe ubusa no ntukawupfushe ubusa Sawuli w'itene Sawuli uguhiga Sawuli w'umurozi Sawuli w'umupfumu Sawuli uguhiga ahiga abana bawe ahiga umugabo wawe ahiga amaboko yawe ahiga kucuruza ahiga yukurama Sawuli nakakuze gukora umurimo ibahumugisha ubu rero tugiye kwinjira mu cyo bita umwanya wo gusenga reka dusome ijambo turyifashishe mu gusenga Yesu nashimwe abizi neza ko gusenga birema ibintu bariya abakozi b'Imana bose bagomba gukora mu isengesho haleluya haleluya buri wese agomba gukoresha impano ye Toma nagusenze urongera wa mugabo bari kuguhanurira umusazire yawe sina banzu ukorera intanga gira umumaro intanga bimenye haleluya shobora gusanga bimwe muri esikariye zizatuma Imana yihutisha iminsi yawe kuba utarina n'iri teraniro riri munsi y'ibintu kandi mu bintu nibuka neza Imana ikunda bikunda ko umuntu akoresha umwanya wone haleluya nani guhumugisha kose beneda umwanya ufite ni none ejo ntabwo uzi uko bizaba bimeze turimo turajyana kandi Imana ishimwe ko waje Imana ishimwe ko wagize gute iyo uhari uba uri kurepresenta gushaka gukora kw'Imana cyane era ngo muze mwenyine twihererane kandi musanga ahantu hatari abantu mu mirimo yanyu binaniwe bimenywa n'umuntu uzi imigambi yanyu arabangwizira iraruhije nimwita kugira ibonye umwanya ugomba kubyaza umusaruro Bwana Yesu asifiwe yadiweze nema Imana ishimwe Imana ishimwe iyo ubonye umwanya ubyaza iki umusaruro reka dusome muri Yosuwa ibice bitandatu Yosuwa gatandatu kwihuta cyane bantu bino Yosuwa gatandatu dateza vola high wisdom Imana ishimwe Yosuwa ibice byaho ni bitandatu turasoma dore ku murongo wa mbere Biblia iravuga ngo Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko Imana ibwira uzana wa Yosuwa Imana ibwira uburyo reka dusome Yeriko hari yakinzwe cyane ko batinyaga Abisiraheli ntawasohokaga kandi ntawinjiraga Uwiteka abwira Yosuwa ati dore ngugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho namwe ari ngabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe abariko muzajya mukora kumara iminsi itandatu kandi abatambyi barindwi
imbere y'isanduku. Ku munsi wa karindwi muzazenguruka umudugudu karindwi, maze abatambyi bavuza amahembe navuga cyane ku manywa, amajwi yayo abantu bose bazavugire icyarimwe, barangurura amajwi yabo, inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke. Abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati, nimuheke isanduku y'isezerano. Nimugire mutera, nimuheke isanduku. Umuntu kwegera amubwira ngo heke isanduku, heke isanduku. Niho ubutabazi muri. Heke isanduku niyo izagutsindira abarozi. Heke isanduku izica Nyabingi. Abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka, maze abwira abantu ati, nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajye imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama, banyura imbere y'Uwiteka bayavuza. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayibakurikiza. Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ibyuma bakurikira isanduku. Babatambyi bakomeza kuzenguruka bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimusakuze cyane. Unukwegera mubwira ngo ibintu by'urusaku bigabanye. Gahunda ni ugusenga. Ibintu byo gusakuza ngo barandoze bigabanye. Ibintu byo gusakuza bigabanye. Gahunda ni ukuzenguruka bucece. Musakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane. Ntihagire umuntu wongera gutuma ijwi ry'abantu baryumva. Reka Imana aba ari kumva yonyine. Ijwi ryawe ryumvwe n'Imana, kuko Imana ari ifite kode yo kugutabara. Imana ni ifite urufunguzo. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba. Ni nawe umenya ibidukwiye, kuko ari we ugena byose. Singitinye ibyago n'akaga kose, kuko ari Yesu ugena byose. Kandi nkanezezwa n'umubabaro abana b'abantu bahura nawo. Yesu ashimwe. Amen. Ndashima Imana. Amen. Mbega we sana kuyiteka nawumvishije ijwi ryari mwumvikana, ntakagira ijambo riva mu kanwa kanyu. Kugeza umunsi nzababwirira nti, nimurangurura amajwi muzahere ko muvuge. Shaka Imana ikubwiye ngo guhera none ntihongere kuvuga. Gabanya amagambo ushyiremo amasengesho. Muri make hagiye gukora isengero, turakoresha ivi. Imana ishimwe. 11 nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka, n'abatambyi barindwi bajyana amahembe arindwi y'amapfizi y'intama, bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka, bakomeza kugenda bayavuza. Maze abafite intwaro bajya imbere, ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka, bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa kabiri bazenguruka
umudugudu rimwe basubira mu mahema yabo bagenza batyo iminsi 6. Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke bazenguruka umudugudu nuko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6. Ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7 abatambyi bavuza amahembe. Yosuwa abwira abantu ati nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Uwiteka abahaye umudugudu. Uwiteka abahaye umudugudu. Kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka. Mutere haleluya. Yewe mu bice 5 twabaye ariho duhera tugasomaho gatoya. Ibice 5 n'umurongo w'9 ko ari gushaka kudusoma. Ibice 5 n'umurongo w'9 ndavuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati none mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa babasuzuguraga. Mwakerereza ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none ufite Yeriko yakubwiraga yuko uzapfa utyo. Yararombaraye. Ijambo rikurikiraho uyu munsi wa none ni umunsi wo kuzenguruka. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga igihe umaze uzenguruka umusozi kirahagije Imana iravuze ngo uciye inzira ngaho nawe cyamika. Niba warigeze gusenga bibare ko ari nk'iminsi 6 wazengurutse. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ibi bintu rero bikora ibivanyemo ibintu byinshi bya filosofi. Iyo ushyizemo imibare myinshi biragusiga. Ndaje mbibahe neza. Mudamu aherutse gusanga ku rusengero arambwira ati mvuye kwa muganga, kandi yaravuye kwa muganga bimwe mu bitaro bifite bikomeye ntabwo ndi mubivuge. Afite imyaka 38 atwikira mu ruzi. Arambwira ati kwa muganga bambwiye yuko birangiye, ibintu byo kubyara byarangiye muri jewe, kandi umugabo mfite nta mwana tugirana kuko umwana mfite ntabwo twamubyaranye. Umugabo mubonye vuba, ntanumva yuko ako kana ashobora kuba yarakabonye mu buryo bw'impanuka cyangwa mu bundi buryo, ariko umugabo bari kumwe batarabyara. Arambwira ati umugabo kandi ashaka abana ko bakundangiye, ntabwo tuziranye uwo mudamu, bakundangiye kandi bambwiye yuko ujya usengera abantu bigakunda. Wansengeye kuko nkabyara abantu mwe. Iriya minsi mikuru y'abadamu yarahagaze kuyigarura sibwo murumva bitakaze, ariko turi ku ijambo ryitwa kuzenguruka Yeriko bucece ikariduka mu izina. Igihe gitangira ashaka kumubwira nigenda wizere gira gutya, nagiye gutekereza numva umwuka w'Imana njeho cyane. Nagize umugisha yaje nari mvuye mu iteraniro rya mbere ngiye mu rindi. Arambwira ngo mbabari rusengere n'ubwo umutima wanjye wiyebye cyane. Ndavuga ni ntabwo mfite ubwoba, njyewe ngiye kugusengera. Arambwira ati nsengera. Ndamusengera. Ndamubwira ariko mbere yuko musengera
yahari yahita ku gasoko niko numvaga umwuka mbwiye ibintu byose saba kwizera ariko ukanumva neza ijwi ntiwitiranye biriya ririmbwiye ngo nanyarukire aho hirya ku gasoko agura imineke 3 n'ibinyomoro 3 cyorera ibyo bintu abantu ntibajya babyumva bifite abantu bigize abaheza nguni Imana senga ivujije ngo ntagombeye ibyo ngo niyangiza ibyo kubwira ngo gusengera amazi ubusagenda umunyembara kuruta Yesu ko yatobye akondo yatobye akondo no kazi gukiza atari umukiza cyo bita kwizera no mu bimenyetso icyo umwuka avuze nyine ndacyumva ntabwo nabigira akamenyera ariko umwuka binegetse ndabikora cyenda ndamubwira ni madam cyenda ugurira ibinyomoro 3 hariya ugura n'imineke 3 uze hano yakamara ariru ahita agura uruseri rw'imineke agura n'ibinyomoro 3 araza namutumye 3 yigurira uruseri agacara mu biro yarari kureba ubona rwose ameze nk'uwataye ubwenge yahahamutse atari hafa ndasenga mbwira Imana ni ibira bintu rwose ira minsi mikuru y'abadamu ahantu ukorera burabo gengera uganda rikuramo ntabwo nduzi rero nuko umuntu wese niyo akoze imodoka n'abayigira ho hano bazasimbura piyese yangiritse uyu mudamu aracyari muto rwose uwo muyoboro wongera ugende nta mudayimoni wawe ukata mu bishengere uracyafite imbaraga kandi abantu ntibategeye bemeza ibintu ngo batereho kashe ngo badite ibitsinzi ya Satani ndabyanze niba ari n'uwo muroze ndabyanze niba ari uwo musingasinze ndabyanze niba ari uwagize gute ndabyanze none hamugarurira ibihe bye mugarurira iminsi mikuru ni mu izina rya Yesu ibi binyomoro ni dore bigira amazi asa n'iyo minsi mikuru ni dore akibirya iminsi mikuru igahuye kandi dore iyi mineke ari ihinduke igikundiro n'uburyo wakomeze agira igikundiro imbere y'umugabo ndabitegetse mu izina rya Yesu amen ndaho biryeha yarabiriye ko kandi bidakanuye arabirya ngo narabimaze arambwira ati ndagiye ugenda amahoro ashize iminsi 3 arambwira ati Imana usenga uzayigumeho ati iminsi mikuru yanjye yahisiza imigambi yawe uyu mubiri wanjye numara kubora zareba Imana itundi mubiri naho najura mu mashyamba inzitane yawe tora naho najura mu mashyamba inzitane urasoza naho nahura nica mugongo mutima wanjye nuzacogora wasezeranije utazasiga uzahora hafi yanjye ibihe byose nakibasha kurogoya imigambi yawe Mana urakomeye uyu mubiri wanjye numara kubura zareba Imana yanjye mfite undi mubiri ntabwo abantu bahuza Yeriko buri wese agira Yeriko ye babandi banone bakavuga ngo buri wese agira gahondesho ke mvugo za none ndazitinya kereka imwe gusa niyo bavuze numva ndayemeye barayifite bakona bavuga ngo ntubyegereze umutima ndayikunda pe nanjye rwose sinkunda kubyegereza umutima buriya ni mu bantu batabyegereza umutima cyane niko kantu konyine ko muri iki gihe cy'abadoticomu numva kavugitse ukumva nibura biti ntubyegereze umutima kandi ukumva nibyo kubyegereje umutima wawe kwimanura kuri etaje ariko uramutse utabyegereje umutima Imana yazagutabara ukihagaze neza Yesu nashimwe rero nawe ntubyegereze iki bari n'igihe tubisengera burya tukayisenguruka Yeriko ikanariduka ariko ntiriduke kuri iyi tariki kazatuka mu kwezi gutaha cyangwa mu mwaka utaha icyo gihe rero iyo wabyegereje umutima utangira kuvuga ati baramanyuriye n'ibyasohora ikibazo ntabwo ari abahanuye
kibazo ni wowe. Kwijambo ryaravuze ngo yohereza umwuka bikarema. Biravuze ngo nibitari bihari byarema. Amen. Ibindi jambo riravuga ngo biremwe n'uno. Kindi cya kabiri Imana ibwayo iravuga ngo abakiranutsi bayo ntabwo yababeshya. Igihe kimwe yarahiye ko ayo ntabwo izabeshya Dawidi. Jambo ry'Imana rirasobanuye ngo Imana nta kibazo mufitanye ntabwo yakubeshya. Kandi nashaka hano ibintu biremereye nta kintu umuhanuzi yavuga Imana itakora. None rero niba yohereza umwuka bikaremwa wakwizeye Imana ibirema. Amen. Nyiri kurema yarema n'igitangaza cyane. Haleluya. Amen. Ariko ngo hari hakinze cyane. Turi kurwana n'imiryango ikinze cyane. Turi kurwana n'imbaraga zashizeho ibihindizo. Turi kurwana n'amarembo yugariwe n'ibinyembaraga bikomeye. Haleluya. Turi kurwana n'imbaraga zashizeho ibihindizo. Turi kurwana n'imbaraga zakinze zishyiraho n'ubushishi. Turi kurwana n'imbaraga zakinze ziratagira. Turi kurwana n'imbaraga zateyeho kashe. Turi kurwana n'imbaraga zafunze ziranakwafirima. Turi kurwana n'imbaraga zagucukuriye imva. Ariko uyu munsi wa none gahunda ni ukuzenguruka. Yeriko ikarere Yeriko nubwo uri muremure ariko zari Yeriko we Yeriko nubwo uri muremure cyane ariko zari Ndashaka ko wiyumva Yeriko ikariduka. Yeriko ndashaka ngo banze umenye Yeriko yawe ni iyi. Yeriko ufite shobora kuba ufite ubundi hari ibintu abantu batajya bamenya gusengera. Ugahita uvuga ngo Yeriko mfite ngo ni ubukode. Ntabwo Yeriko ufite ari ubukode. Yeriko ufite ahubwo ni ukudafata ku mafaranga. Kuko hari n'abazungu bakodesha bakaba mu nzu bishyura $1,500 cy'idolari. Ntabwo rero Yeriko ufite ntabwo ari ubukode, ahubwo ufite Yeriko yo kudakora ku mafaranga. Noneho ukabona icyo bishyura ubukode. Uri bubwire Yeriko uti yewe Yeriko we mfimere nonaha uraridutse. Shobora ngo Yeriko ufite wowe utari wawe uvuga ko ngiye gusaza nkabyaye. Ntabwo Yeriko ufite niyo kutabyara. Ko muri wowe harimo imbuto z'abana. Ufite Yeriko yuko utabonye umugabo. Yeriko yawe ni imbaraga zafashe umugabo. Kandi Bibiliya yaravuze ngo buri kigore gifite ikigabo cyacu. Yavuze ngo nawe umugabo wawe arahari, yewe wa musore we nawe umugore wawe arahari. Ahubwo Yeriko niyo yabitambitse hagati irafunga iraboroka. None uyu munsi wa none uri murayizenguruka ikandi kamera nka wa musozi wari uri imbere ya Zerubabeli. Ariko nasomye ijambo iravuga ngo yewe wa musozi munini we wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Uzacikamo uzakurwaho. Tera haleluya. Nikujya ashaka kugaruka sinabashaka kwiruka. Ndashaka kwinjirayo cyane ko numva ngeze ahantu hakomera. Inyi cyari ndende cyane nimuzenguruke kare nimuvuza amakode asinyice ziri inyi cyari ndende muzenguruke kare nimuvuza amakode asinyice ziri nubwinyice cyari
ndashaka ko wumva icyo Imana ishaka. Izo nyinshi zigomba kuriduka. Yeriko igomba kukuva imbere. Niba waravuganye n'Imana, Yeriko ikuva imbere mu izina rya Yesu. Shimasi. Ariko niduri hano babiri batatu batera haleluya numva. Yewe Dawidi we, yewe Dawidi we, Sauli nakakuza ukora umurimo. Ibibindi bisobanuye ngo ni imibiri yacu. Ikibindi burya ntago iyo kimenetse ntago gisubirwamo. Umuntu wapfuye ni wamuvana mu wundi. Byo bisobanuye ngo tugomba gukoresha imibiri mu gihe Imana ikidutije. Koresha uburyo Imana iguhaye. Ubwo gihumeka biracyashoboka. Ubwo batakwishe biracyashoboka. Haleluya. Imuringo isobanuye umwuka wera. Umwuka wera bari hano rero. Arahari rwose. Arahari. Gatatu ngo ni amakondera ni amajwi. Ni aya majwi. Muri make ndinda kugusengera ahubwo wisengere. Ndinda kukuvugira wivugire. Ndinda ko gutabariza ahubwo witabarize. Ahubwo kuko icyuma gityaza ikindi muhagarare imbere mu cyaze. Ubwire nawe wizere. Mwinjire nawe winjiremo. Abatanga imbere babanjemo. Tugiye kubanzamo. Nawe uzukurikiye. Yeriko yawe iriduke. Haleluya. Ese n'amakondera irukana ababadiyana
abafite haleluya muyizamure, abafite haleluya muyizamure. Tugiye gufata rero ibintu. Haleluya, haleluya, amina. Tugiye gufata icyo bita ibintu bimeze nk'ibimenyetso. Ufite agakapera gafata cyangwa Bibiliya, tugiye kuzenguruka. Uriture Yeriko mu izina rya Yesu. Uvuga ngo Yeriko we, ndagusezereye, 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 ndagusezereye. Uyibwira uti ndagusezereye. Nubwo wari waratinze ndagusezereye. Nubwo wari warafashe ijambo ndagusezereye. Nubwo wari warafashe abana ndagusezereye. Nubwo wari warambujije gutera imbere ndagusezereye. Nubwo wari ufite abarozi bagusunika ndagusezereye. Nubwo bari barakubwiye kutazava iwanjye udafashe utisha umuntu ndagusezereye. Ibyabo byose bitaye agaciro ndagusezereye. Inzira zawe ndazifunze ndagusezereye. Uwagutumye arasinzwe ndagusezereye. Uwandwanyije aramwaye ndagusezereye. Uwambigaga aramwaye ndagusezereye. Icyo bakoze gitaye agaciro ndagusezereye. Inzira zawe zibaye impfabusa ndagusezereye. Pasa papa palala la 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 azabaka kolo haparebeke kore ezebeke korine moria data oroka kakiki bahalo orezabake kosani maha. Yeriko igomba kugenda. Moria tai nimbaza moreke tiala hazma shani wize mahani wize koria pela nzini ngofende nisama. Imbaraga zawe ziteye agaciro Yeriko. Yeriko ufite ibihamya, Yeriko ufite gisunika, Yeriko ufite abagusunika, Yeriko wabuze destiko fema, Yeriko wabusha abana b'Imana amahoro, Yeriko wafunze amarembo, Yeriko wigize karakadahe, Yeriko wahindutse umusozi, Yeriko we uraridutse nonaha, Yeriko uraridutse, uraridutse nonaha, uraridutse nonaha. Dukoresheje ibibindi